Hello once again, umaze igihe ukora YouTube ariko wabuze abasabuzi igihumbi. Waba ukora comedy, waba ukora siporo, waba ukora ibiganiro, waba ushyiraho amafilime, kubona abasabuzi igihumbi byabaye ingorabahizi. Nkuzaniye igisubizo. Fata umwanya muto ukande kuri subscribe, ubundi ukande kuri like kuri iyi video, ubundi wandike muri comment umaze kureba video yose umugire n'ibyo bintu koko biyumva bikora. Ushobora kuba warabigerageje bikanga, ushobora kuba warabikoze bigakora, cyangwa se ukaba ari bwo ugiye kubitangira. Bigerageze noneho nyuma y'igihe uzaza utere comment utubwire n'ibyo bintu bikora. Njyewe nababwiye ko ibyo nzi n'ibyo uzi tubihuje byabyara ikintu cya fresh. Nje hano ngo nguhereze ubumenyi bw'ibyo nzi, nawe udusangize muri comment experience ufite ku bya YouTube. Ahangaha rero njyewe nje kukubwira ikintu nzi neza nanjye nagerageje. Ntujye kure y'iyi video. Umaze igihe ukora YouTube ariko kubona abasabuzi igihumbi ubwabyo ntabwo byoroshye. Nshuti yanjye, kubona abantu igihumbi bakanda kuri subscribe ntabwo ari ibintu byoroshye. Ndabizi abenshi mukora video nziza pe zifite na message nziza, ariko kubona abasabuzi igihumbi byaranze. Reka nkubwire ibanga rimwe utabwirwa n'undi mu YouTuber uwo ari we wese. Niba ushaka kubona abasabuzi igihumbi, ikintu cya mbere ugomba kwitaho. First, ikintu cya mbere ntabwo ugomba gucika intege. Icyo cyo ndagira mbanze nyikubwire. Ushobora gushyiraho video uyu munsi nirebwe, ejo washyire indi karebwa. Ushobora gushyiraho video 15 cyangwa se hejuru y'10 ntihagire n'imwe irebwa, ariko washyiraho imwe ikarebwa cyane. Ahangaha rero ndagira ngo nkubwire agatekinike abandi bantu batapfa kukubwira. Niba uri umu YouTuber ukaba ntitaye kuri content yari yose waba ukora, gerageza byibuze ushyiraho video imwe cyangwa ebyiri hagati y'imwe n'eshatu mu cyumweru. Ariko izo ni video ndende nkubwire, ariko ntuzibagirwe aka kantu. Niba ukora comedy cyangwa se niba ukina filime, niba ukora ibya siporo, content yari yose waba ukora, ntuzibagirwe aka kantu. Nushaka uzashyiraho video imwe nini mu cyumweru, ariko ntuzibagirwe gushaka udushort video cyangwa se utuvideo duto tutarengeje amasegonda 15, hagati y'amasegonda 15 na 20. Ukora uburyo uzajya wa-uploadinga byibuze agashoti kamwe buri munsi kuri channel yawe. Ibi bintu ndakubwiza ukuri, video nini ushobora kwishyiraho ukora ntiyarebwe, ariko nushiraho aka gashoti gafite amasegonda 15, hagati ya 15 na 20, kariya ko karijyana, kandi uzajye ukawukandikaho subscribe to support my channel. Umuntu wese urebye kariya gashoti ko ukigashyiraho karagenda. Ushobora gashyiraho uyu munsi ukabona ntibikunda ejo, ariko muwa ugenda utwa-uploadingaho YouTube igeraho nayo igatangira kutuzamura. Bigerageze nonaha uzabishyiraho udushoti, ubundi ndasaba abantu kugusapotinga. Ndakubwiza ukuri, mu kwezi kumwe hagati y'amezi 2 na 3 uzaba ubonye resulta nziza, kandi nibikora ntuzibagirwe kunshimira. Nta kindi rero nkusaba, wowe ufashe umwanya ureba iyi video, kanda kuri subscribe nonaha, ukande kuri like, ubundi uzagaruka utubwire muri comment uko wabonye inama nkugiriye, niba ikora cyangwa se niba idakora. Ikindi niba warabikoze ukaba wari usanzwe ubizi, andika hano muri comment kugira ngo turusheho kumotiva bagenzi bacu wenda bibaza ngo se niki twakora kugira tubone abasabuzi igihumbi. Turabizi neza kubona abasabuzi igihumbi ntabwo byoroshye, ariko icyambere ni consistency. Ntabwo watangira gukora YouTube ucika intege, ntibibaho. Ahubwo kora cyane, mu gukora cyane YouTube nayo igera ikazamura video zawe. Ariko agatekinike ka short video, ko ushaka abasabuzi short video buri munsi amasegonda 15, abasabuzi mu mezi 3 igihumbi zaba babonetse. Nkwibutsa gusharinga iyi video niba wumva yagufashije, kugira ngo turusheho gusangira ubumenyi. Nkwibutsa ko ibyo uzi n'ibyo nzi tubuje byabyara ikintu cya fresh. Peace and love. Boom fire.